Abenshi muri twe iyo tugiye kugura imashini cyangwa mudasobwa dutekereza ko kugura imashini zakora byose neza kandi zidahenze. Gusa akenshi bya make binateza ibibazo. Ku rundi ruhande ariko ntibivuze ko bidashoboka ko mu gihe witonze ushobora kubona imashini yo mu bwoko bwa Apple nubwo yarayakoze ariko iri munsi y'ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Birashoboka rwose, reka tuzikubwire twe turi The Fixers. MacBook Pro 2012. Akenshi abazi by'amalaptop y'ama MacBook bazi ko ahuje n'igihe agenda henda, kandi koko ibikoresho by'uru ruganda muri rusange birahenda, ariko bikaba binakora akazi neza, bigakomera kandi bikanaramba. Gusa bigeraho bikava ku gihe kuko buri mwaka haba hasohotse ibikoresho byinshi bishyashya, kandi ba nyirabyo bakaba bagomba gukora ubucuruzi, birumvikana. Gusa iyi MacBook Pro ya 2012 nibyo irakuze, gusa iri mu zikomeye kandi zigishoboye kuba zakora. Nubwo ikuze, MacBook Pro ya 2012 wayitekerezaho mu gihe ufite amafaranga ari munsi y'ibihumbi 300, kuko inziza ikiri mu mimerere myiza n'ubundi igura ibihumbi 300. Mwanya wa kabiri hari MacBook Pro 2013. MacBook Pro 2013 izwiho kuba ariyo yitwa Retina, yakozwe bwa mbere muri uyu mwaka 2013, kandi iracyari akamashini keza nubwo ikuze, kuko ubwo imaze hafi imyaka 11, ariko iyi laptop yafashwe neza kandi kabirimo operating system za vuba, nta gushidikanya rwose yaba igisubizo cyawe mu gihe ufite amafaranga atarenga ibihumbi 300. MacBook Pro 2011 iyi nayo ni sawa. MacBook Pro ifite inches 13, yaba amahitamo meza, gusa ukitonda ukareba ko igifite ubuzima bwiza, kuko inyinshi zamaze gusaza bifatika, ariko iyo witonze ukareba ko ifite ububiko buhagije na RAM ihagije, ndetse na battery yayo ikaba ibika umuriro bihagije, ku bihumbi byawe 250 ushobora kuyibona. Mwanya wa kane hari MacBook Pro 2010. Ku myaka isaga 14 imaze isohotse, irakuze koko, gusa nugura MacBook Pro 2010 uzareba ifite inches 15, iyo yafashwe neza ibigikora kandi neza rwose. Nusanga ifite akabatiri kabika umuriro itaramenetse cyangwa se ngibirwaye kwizimya, uzemera utanga ibihumbi byawe 250 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatanu hari MacBook 2009. Apple mbere yajyaga ikora imashini kazita MacBook, gusa zasohoka zifite umubiri wa plastike zijya gusa n'umweru. Izi MacBook nubwo ziba zisa n'izikuze, gusa benshi baracyazikoresha kandi zirakomera, kuko Apple nayo yari itaratangira kugira PS igura mu Bashinwa ngo zitangire gupfa kenshi, zari zikomeye byanyabyo. Iyi MacBook nubwo ititwa Pro cyangwa ngo hiyongereho ibindi bintu, irakomeye kandi ikora neza, nta gushidikanya no ufite 200 ukayibona nta kibazo ifite uzayigura. Mwanya wa gatandatu hari MacBook Air 2012. Ubusanzwe MacBook Air zizwiho kuba zorohereye zitaremereye, gusa zikabika umuriro cyane kuruta za MacBook Pro. Air rero zigira n'umwihariko wo kuba nta bibazo byinshi zikunda kugira, kuko nyine ziba nta kazi kenshi zakoreshejwe, kuko zikora akazi ubusanzwe kadasaba imashini iremereye cyane. MacBook Air ya 2012 ibishobora kuba ikijyamo na Mac OS Catalina, kandi ikabasha kwakira software nyinshi zishoboka. Nubwo ufite 200 ukayibona kandi gisa neza, ntuzigere uyirengagiza. Mwanya wa karindwi hari MacBook Air 2013. Air 2013 birakwiriye kiza hano kuri uru rutonde, gusa yo kuko iri hejuru umwaka gato, birumvikana ko iri no hejuru gato kuri operating system, kandi niyo yakwakira biri hejuru gato rwose. N'ubu ufite amafaranga atarenze 300 uzayitekerezeho. Mwanya wa 8 hari MacBook Air 2011. Nayo irakuze kandi operating system yayo nayo irakuze, gusa MacBook Air 2011 operating system ijyamo ifite ibyo ishoboye gukora bihuje n'igihe. Ushobora kuyikoresha wandika amadokima, ukora ama meetings cyangwa n'ibindi MacBook Air 2011 ishobora gukora. N'ufite ibihumbi byawe 250 uzayitekerezeho kandi uyigure. Umwanya wa 9 hari MacBook Air 2010. Iyi nayo irakuze cyane kuko imaze hafi imyaka 14 isohotse, gusa ntibyakubuza kuyireba niba ubona iri mu mimerere myiza, cyane cyane kuri battery, kuko inyinshi battery zayo zikunze kuba zarapfuye, cyangwa se ukaba wanagurira indi battery. MacBook Air 2010 nayo yaba amahitamo meza kandi rwose ntuzarenze ibihumbi 200. MacBook 2010 iyi nayo ni MacBook gusa itari Pro, ntibe na Air, nayo ibifite umubiri wa plastike. Akenshi iyo zafashwe neza zikora neza nta kibazo, gusa bisaba kugenzura ubyitondeye kuko nta bindi bibazo zikunze kugira. Nuhawe ukaronka uzibuke ko turi The Fixers. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFixing nk'uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion
dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa, kino ndakivuga nyuma, ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa aka gakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma, dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana n'amakuru yose kuri The Fixers ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho n'andi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi, mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga, nyine hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha, ukagenda ugasubiramo ukagaruka gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Ni muze tubane, turabakunda cyane. Bye. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa eshatu /ifix/ra na wa